Yes, amahoro n'imigisha bikomeze kugenda byibanira nawe uteze amatwi cyangwa ukurikiye cyangwa se uri kureba Kigali Top News. Kigali Top News rero ikwifuje ishyanirwe rwose mu mirimo urimo uragenda wikora igiye utandukanye, ari nako ukomeje gukurikirana amakuru agiye atandukanye y'imyidagaduro rwose hano kuri Kigali Top News. Turabashuje mwebwe rwose muherereye mu mujyi wa Kigali ndetse no mu zindi ntara zose z'u Rwanda, mu majyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba n'uburengerazuba rwose. Turanabashuje mwese muherereye muri East Africa cyangwa se mu muryango mugari w'ibiyaga bigari wa East Africa, mwabarire mu gihugu cy'u Burundi, Uganda, Tanzania ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika bigiye bitandukanye no ku isi muri rusange. Kigali Top News rero ikugezaho amakuru abagiye atandukanye y'imyidagaduro ari kugenda acicikana. Uyu munsi rero tukaba tugiye kukugezaho na amakuru rwose ari kugenda acicikana hirya no hino. Ni inkuru ya super manager ndetse n'umugabo wa muka perezida, n'abantu rwose b'abanyadushya. Uyu munsi rero hakaba hari ibintu biri kubavugaho bagiye bakora cyangwa se bagiye bivugira byagiye bikwirakwira. Duhereye nko kuri super manager rero, super manager ku munsi w'ejo tariki ya 2 Mata yatangaje rwose ngo impamvu zatumye avuga ko atajya hariya kwerekeza mu marushanwa yo guhatanira kuba yaba Mr Rwanda. Yavuze ati njyewe super manager mfite ubushobozi, mfite ubwenge, mfite n'ubwiza rwose buhagije kuba njyewe naba Mr Rwanda. Ati ngiye hariya rwose nta muntu wampiga, ati kuko ndiyaminiye, ati kandi namwe mwese rwose murabibona ko ndi umusore usobanutse, umusore w'intarumikwa, umusore ufite ubwenge. Ati rwose ndumva nta kintu hariya gishobora kumuza kuba naba Mr Rwanda. Yavuze ati rero bamubajije ati se ni iki cyatumye utakwerekezayo hariya, yagiye atanga impamvu zigiye zitandukanye, avuga ati njyewe ni ubushake bwanjye, ati rwose njye ntacyo mbuze cyatuma njye hariya, ati kandi iyo ngiye guhatana naba ngaragaje ko hari umuntu rwose undusha ubwiza hano mu Rwanda. Ati kandi mu hano mu gihugu cy'u Rwanda nta umusore n'umwe waba undusha ubwiza. Ati uwumva wiyaminiye rwose azaze abivuge, ajye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ajye mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye abivuge, aze rwose duhangane. Yavuze ati njyewe ubwiza bwanjye ndabuzi, ati ntabwo nkwiye kujya kubumurika rwose, abantu bose barabizi ko ndi mwiza. Ati ahubwo uwo ugiye kuba Mr Rwanda cyangwa se abo bari kwishakishamo umuntu waba ujya kunyingayinga. Ibi ni ibintu rero byagiye bitangazwaho amakuru atari make se cyangwa bivugwaho n'abatari bakeya, bavuga ati super manager rwose uko nibwo kwemera kwawe. Ati rwose nta nubwo waza no muri batatu ba mbere, ati rwose nta nubwo warenga icyiciro cya mbere cy'amajonjora yo mu ntara, ati rwose ubashe kuba wagera ku rwego rw'igihugu. Ati ahubwo wariyibagiwe, ati ntabwo uzi. Super manager nawe ni mutari pfanagiye abasubiza amagambo agiye atandukanye. Ati mwebwe muri abahaters banjye, ati rwose inshuti zanjye se cyangwa abankurikira cyangwa abamfana barabizi, ati barabizi ko super manager rwose ndi umwe mu basore cyangwa se ndi uwa mbere mu basore beza hano mu Rwanda. Ati rwose n'abankurikira bari kure, ati nabatayemo intera ndende. Tugiye rero ku mugabo wa muka perezida, mwamenye uyu ni umusore rwose wagiye ashaka umugore bita muka perezida se cyangwa umugore wavuga ko ni umugore wari ukuzemo rwose, akaba ariyo mpamvu ibintu byagiye bimenyekana, kuko uyu musore we yari umusore ukiri muto rwose w'umujene. Uyu musore rero akaba yakoze impanuka ni ku itariki ya 2 Mata, aho umusore yaje gukora impanuka rwose, nubwo ari impanuka tutavuga ko ikanganye, gusa ngo yakoze impanuka ni hariya mu mujyi wa Kigali, aho ngo yari ari gutembera rwose mu modoka ye. Uyu musore akaza kuba yakoze impanuka y'imodoka. Ni ibintu byagiye nabyo bivugaho n'abatari bakeya, bavuga ati se uyu musore noneho byagenze gute, dore ko azwiho kuba yitonda rwose, ari umusore witwararika, utwara ibintu bye gahoro, utwara ibintu bye gake gake. Gusa super manager nawe rwose akaba ari inkuru ikomeje kugenda ivugwaho ibintu bitari bikeya, bavuga ati super manager ibintu ubunimo nibiki, ati ibyo uvuga we ntabwo uba ubizi. Super manager nawe abasubiza ati rwose ahubwo mwaranyibagiwe, ati cyangwa mwarabyibagiwe. Ati super manager, ati ninjye umuhanzi urenze hano mu Rwanda, ninjye musore uzi ubwenge, ahubwo ati mu buranga rwose nta wamega. Ati njye mfite amafaranga yanjye, mfite ibikorwa byanjye, ati kandi nzi gushaka amafaranga. Ati njye ndi umusore mwiza, ndumva rero ati nta cyambuza
ati kuba nakwibera rwose Mr Rwanda ndamutse ngiyeyo ati ntibakwirwa bajurira rwose. Tugarutse rero kujya muka perezida, umugore we rwose nawe yakomeje kugenda avuga ati rwose nihanganishije umugabo wanjye ati kandi mufashe mu mugongo ati turi kumwe rwose ati yumve ko naho ari hariya rwose mu bitaro hariya mu mujyi wa Kigali ati rwose turi kumwe ati nagira ikibazo muri nyuma. Tubibutsa ko rwose iyi mpanuka nubwo yabaye ni impanuka idakanganye kuko uyu musore rwose ntabwo yigeze akomereka cyane, ni ibintu bisanzwe rwose biciriritse, ni ibintu tutavuga ko biri buze kumugiraho ingaruka rwose ku buzima bwe zikomeye nubwo yabashije kuba yakora impanuka. Rero abantu batari bacyara mu mujyi wa Kigali bagiye babitangazaho ibintu bigiye bitandukanye, nka bamwe rwose bakomeje kongera bavuga ati uyu musore ahubwo azanakinyuka, uyu musore azapfa. Hari abantu rwose badahema kugenda bagaruka ku bijyanye no kuvuga ati ni umusore wikenyuye, ni umusore washatse rwose umuntu mukuru ati cyane, ati ni nabyo bikomeje kugenda bimukurikirana. Abandi nabo bavuga ati nyamara nibyo byamukijije ati kuko byamugize ikirangirire. Akaba ari umwe mu bantu rwose bagiye bakurikiranwa n'abantu batari bake hano ku mbuga nkoranyambaga rwose. Akaba ari umuntu dushobora kuvuga ko winjiza amafaranga atari make hano ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'igikorwa yakoze rwose cyamwamamaje. Super Manager rero nawe yagarutse aravuga ati nkomeje kubwira n'abandi rwose bakomeje kugenda bavuga ati Super Manager urikina ati urabeshya, mbabwira ati uwumva rwose nawe yiyamenera cyangwa azi uwo ushobora kuba yandusha ubwiza se cyangwa uburanga amuzane ngewe rwose duhangane. Super Manager ati ntabwo bamfite. Abantu nabo bakomeje kugenda bamusubiza bati se aho bahanganira ntuhazi, ati se amajonjora yabaye ntiwayamenye, ati se itariki yabaye ni ibintu byagiye bivuga ati ntiwabimenye, ati se ahubwo nujya ukurikirana amakuru nubwo ubeshya ati uba wabyumvisha utyo ukaza wivugira. Super Manager rero nawe ni mutaripfana yaje arabasubiza arababwira ati nge navuze ati hariya abantu bose barimo nta muntu uri ku rwego rwose rwanjye, ati ngewe ndi umuntu ahambaye, ndi umuntu ukomeye, ati ndi umuhanzi ntagereranwa, ati ngewe ubwenge ndabufite, ati n'uburanga ndabufite, ati kuko ndi ku urwego ndiho ntabwo ndi ku rwego rwose rwo kujya guhangana na bariya, ati kuko bariya n'abana kuri nge, ati rwose ngewe ndi umusore uhambaye. Yes, tugushimira rero ukomeje kugenda ukurikirana Kigali Top News ikugezaho amakuru abagiye atandukanye, amakuru y'imyidagaduro, amakuru abari kuvuga mu bintu bigiye bitandukanye, yaba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bindi bihugu rwose bya East Africa, ibihugu byose ku isi muri rusange tukugerayo tukakuzanira amakuru abagiye atandukanye n'amakuru y'imyidagaduro. Dushimira wabashe kugenda ukora subscribe, niryo jambo ritukura, ukaba warakoze iryo jambo rwose ukarikandaho, tukwizeza ko ugomeza kugenda wibonera amakuru abagiye atandukanye, amakuru meza rwose abaryoshye ari kugenda acaracara hirya no hino. Twibutsa nawe ubashe niba ari ubwa mbere ubashe kuba wadukurikirana cyangwa se waribagiye kuba wakanda iryo jambo ritukura tukubwira ati rikande wibonere amakuru ako kanya nkaho uhibereye. Tubifurije ishya n'ihirwe, amahoro y'imigisha rwose, amahoro n'imigisha y'Imana rwose mu bikorwa bitandukanye mugiye mwibereyemo mukomeje gukurikirana rwose Kigali Top News. Turabashuje rwose namwe mwese muherereye mu turere rwose tw'u Rwanda, mu ntara zose z'u Rwanda rwose, nko mu ntara y'amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali n'uburengerazuba. Tunashimira wowe udahwema kugenda ukurikirana Kigali Top News, tukwizeza ko tuzajya tukugezaho ibiganiro biba bigiye bitandukanye.